Red Blue JD. Yakoze ko mu mwanya shimiye namwese mukomeje kubana natwe munakurikirana ibiganiro bitandukanye. Mu minsi ya none usanga abantu benshi bakunze kurangwa no kujyana ibibazo, gushyamirana ndetse n'ibindi byinshi cyane utabara ngo uzavemo mu buryo bukoroheye. Ese wibaza impamvu utabayeho mu isi ya wenyine? Kuki se hari abantu ufatiraho urugero rwiza mu iterambere ryawe? Ese nawe waba wifuza ko hari abagufatiraho urugero rwiza? Ni bangahe se nibura bamaze kukubwira ko wababereye urugero rwiza bakagufata nkaho ari we bafatiraho icyitegererezo? Umubare w'abo bantu niwo wonyine ushobora kukubwira niba uri umuyobozi mwiza cyangwa se mu kimwe hari byinshi ufite gukosora. Ntumve ko ucitse intege. Nimvuga ijambo umuyobozi ntiyumve ko wenda ari umuhagarara akabwira abandi ngo mukore iki, nawe kora iki sha. Ibyo biratandukanye cyane rwose. Ntuze no kumva ko wenda mvuze gitifu, meya cyangwa na guverineri, wenda na minisitiri da. Oya rwose pe, aho ugiye kure y'ukuri nyako, kuko nta muyobozi ushobora kuyobora abandi nawe ubwo adashobora kwiyobora. Ese birashoboka ko haba hari umuyobozi mwiza uzi? Niki se cyakubwiye ko ari mwiza? Wenda waribeshye. Ese niba ari mwiza none se wamwigiye iki? Niba gihari rero ni byiza, gifata ugikomereza aho ngaho. Umuyobozi nyawe ni uwihanganira ibigeragezo, ntabihunga ahubwo agahangana nabyo, agashaka uburyo bwiza bwo kubikemura, ubundi ibyaha ibibazo bikavamo ibisubizo gusa. Burya ngo kuvuga neza, kubaha ndetse no kwishyira mu cyimbo cy'abandi byaba ngombwa ukanabitangira ni kimwe mu bintu bishobora kuranga umuyobozi mwiza. Ukwiye kubaho kandi mu buzima buzatuma izina ryawe zirizaramba ku isi n'igihe yemwe waba waratabarutse. Muri make, gerageza gutunganira buri wese. Ibi ni nk'inkingi ya mwamba yagufasha kuba umuyobozi mwiza. Nongeyeho ngo mwiza cyane rwose pe. Ku bwa filozofi Zigzaglar ngo burya nta kintu na kimwe ku isi utageraho, ariko hari ihame rimwe, ni uko ikintu cyose wakigeraho ari uko nibura hari abantu bafashije kugera ku byo nabo bifuza kugeraho. Muri make ni ugufashanya. Urugero, mu kazi ka buri munsi dukora, wenda aho ukora, aho mugenzi wawe ukora, aho twirirwa, usanga inshingano twahawe kugira ngo dukore hari abantu bazikora bikubiyeho. Ntibafata akanya ngo nibura barebe n'uko bagenzi babo bakoze ibyo babahaye gukora, bityo niba hari yagize intege nke amufashe kugira ngo nabikore neza nk'uko nawe yabikoze. Ibi nibyo bikongerera agaciro muri rubanda nyamwinshi ubana na rwo, bityo bakavuga ngo uyu niwe muyobozi nyawe, uyu niwe muyobozi abantu bose bifuza, uyu niwe nkwiye gufatiraho urugero. Ese izina ryawe rifatiweho urugero? Ntabwo ari ibintu byabigayitse. Wenda bakazajya bavuga ngo runaka yakoze ikintu, magingo ya nanjye numva nagikorera buri muntu. Ese tubayeho ni ugufashanya. Uramutse wikubiye nanjye nkikubira byagenda gute se? Ni ikibazo. Ingo nyinshi kuri ubu ziri gusenyuka ubutitsa. Ese wabuze impamvu? Ubundi abagabo tuzwiho kuba duhirwa no kuyobora mu bikorwa bitandukanye, ukaba wayobora nk'abantu barenga 1000, ukayobora nabo ukuriye neza pe. Ariko byagera imuhira ugasanga kuyobora urugo rw'abantu bagizwe n'umubare uri munsi y'10 birakunaniye. Iki ni ikibazo cyo kubura ubuyobozi mu rugo. Erega ubundi umuyobozi mwiza si ukora ibyo abandi bakora. Oya rwose pe, ibi ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ahubwo umuyobozi mwiza ni ukora ibyo abandi batabashije. Icyo gihe niba uri umugabo, umugore wawe azagenda kwirata ahantu hose, akuvuga ibigwi, akurata ati mfite umugabo mwiza pe. Ahantu bizagusanga nawe uzicinye icyara, nurangiza ugere ko kuguru kukundi uvuga ati ninjye mugabo ukwiye koko. Ibi ni umusaruro w'umuyobozi nyawe koko. Ubundi urugo rufite umuyobozi mwiza rurangwa no gushyiraho intego ku mugabo, umugore ndetse n'abana. Muri rusange buri muntu wese ugize urwo rugo zishobora kugerwaho mu gihe runaka, harimo nk'umunsi, iminsi 2, icyumweru, ukwezi n'umwaka. Buri wese iyo yitaye ku nshingano ze yihaye mu gihe runaka, nta mwanya w'amakimbirane ushobora kuboneka muri urwo rugo, ahubwo akanyamuneza gahora ari kose kagaragara kuri buri wese afite inzara n'inyota byo kugera ku ntego yihaye mu gihe runaka cyagenwe. Ibi niba biba mu rugo rwawe uteze amatwi iki kiganiro muri aka kanya, nkwifurije gukomeza kugira urugo rwiza pe, kuko uru rugo rufite umuyobozi nyawo nawe utakwifuza gukora nkamwe. Muraba agaciro, mu rugero rwiza ku baturanyi banyu ndetse n'abazabakomokaho. Iyo iki kirangiye, ikiba gikurikiye ni ugushyiraho uburyo bwo kuganira nk'umuryango, maze mukarebera hamwe aho mugeze mugera ku nshingano zanyu, bityo ahari ingufu nkeya nk'umuyobozi ukareba uko zakongerwa.
bityo wakoze gake uyu munsi uba utagakora cyane. Mbega umunezero mu muryango, ibi nibyo biranga umuryango urimo umuyobozi nyawo, maze bikitwa ishema ry'umuryango, nta mwanya w'amatiku cyangwa amakimbirane. Ikindi kandi ngo burya umuyobozi agomba kumera nk'uko yifuza ko umwana we azamera, mbega akamubera urugero rwiza. Ese ntibyaba bibabaje ko mfatira urugero rwiza ku wundi mugabo nawe wenda wakoze ibintu byiza ku isi kandi ari wowe papa wanjye? Kuki se utabikora ngo abe ari wowe nirata ko ari nawe wantera ishema? Ni kimwe n'uko nakwifuza undi mubyeyi kumbera mama kandi ngo ufite uriho koko. Ibi bivuze rero ko utaba wubahiriza indangagaciro z'umuyobozi nyawe mu rugo rwawe. Ni ukuvuga ngo urugo rwawe nirwuzuramo amakimbirane, nta kabuza n'umwana wawe ntazabura urugero gufatiraho, bityo nawe mu rugo rwe ukazasanga ariwe wakubise umugore, niwe wahukanye, niwe waciye inyuma umugabo we, niwe waciye inyuma umugore we, bityo bikamuviramo ko n'abandi bazamukomokaho nabo bazakomeza umurage bahawe n'ababyeyi babo, usanga ibibazo by'amakimbirane bikomeza mu rugo rwabo. Ubu muyobozi nyawe mu buzima bwa buri munsi tubamo, ubundi tubeshwaho n'imirimo dukora, bityo aho dukora haba hari inzego zitandukanye mu rwego rwo kugira ngo babashe kugenzura ububasha bwa buri wese, kugira ngo barebe niba buri rwego rutanga umusaruro. Ese wumva gute mu mutima iyo basabye umukandida ugomba kuyobora urwo rwego bakavuga runaka we ntibakuvuge? Njye numva biba bibabaje pe. Ubundi umuyobozi nyawe si ugenda yiyamamaza ngo avuge ngo njye nzi kuyobora, murabona nabikoze gutya, oya. Ahubwo umuyobozi nyawe ni ukora ibikorwa bituma buri muntu wese abona ko ashoboye, bityo bakaza bagusaba ubufasha kuko babona ari wowe ukwiye kuba umuyobozi mwiza kandi umuyobozi nyawe ukwiye kuyobora. Iki nicyo twita kuba umuyobozi ufitiye buri wese akamaro, umuyobozi w'icyitegererezo. Nizere ko haducumbikiye uyu munsi nibura ubashije kumenya ishusho y'umuyobozi ukwiye kuba uri we. Niba hari ibyo gukosora, twifurije kubikosora mu buryo bwiza ntacyo uhutaje, kuko umuyobozi mwiza adateza ibibazo. Naho niba wasanze ibi tuvuze ubyujuje hari n'ibindi urengejeho, komerezaho, ni wowe Rwanda rw'ejo rutezeho. Red Blue JD.